bantu twatangiranye inkuru y'urukundo rwa Lia ndetse na Vincent, mbaye ikaze uyu munsi rwose kugira ngo iyi nkuru tuyishyireho umurongo tuyisoze. Ku bantu bakurikiranye agace ka mbere, agace ka kabiri ndetse n'aka gatatu, uyu munsi ni agace ka kane ndetse akaba ari nayo finali y'iyi nkuru. Muribuka neza ko twasize Vincent rwose baje kumubwira yuko inzu yabo irimo umwenda ndetse ubu ngubu bafite ibyangombwa bibemera kuyirwatira, kandi nyamara mu by'ukuri wari uje kugwatira inzu y'iwabo yari uwari ushinzwe ahubwo kuba yamwandikaho imitungo yose papa we yari yamusigiye. Uyu nguyu papa wa Denis yaraje hano agwatira inzu yose. Umusore we yari yarakuriye hanze ari naho yiga, nta kintu na kimwe yari abiziho. Akibona inzandiko zimusohora mu nzu yagombaga kuyisohokamo akigendera. Umusore yari yitegereje inzandiko aravuga ati se kubera iki ibi ngibi kano kanya byahita biba koko? Ati nta n'ibyumweru bingahe biciyemo aka kanya inzu yo mu rugo bahise bayinkuramo. Disi umusore wacu uri hano ngo ni Vincent ntabwo yari yarakuriye uruhande rwa se kugira ngo nibura abe yamwereka nk'abantu bakorana cyangwa se abe yagira undi muntu amwereka ku ruhande. Vincent yari yarakuriye hanze, ibintu bye byose byarabereye mu mahanga. Hano muri iki gihugu rwose yari mushyashya. Umusore yatangiye kwibaza ati se ubu ndaza gukora iki noneho, bigiye kungendekera bite? Gusa mwibuke ko kandi iyi nguyu ni inkuru Vincent ari kuganirira papa wa Lia amubwira uko byagenze. Twari twasize Denis ndetse na mama we nabo baje rwose bahuriye na Vincent kwa Lia. Gusa Lia yari yanze kumva Denis, ariko mama wa Lia yari akinginga mama wa Denis numbaze ngo amufitiye irihe deni kubera icyo ashaka kumwishyura umukobwa we. Mukurikire dusozanye iyi finali, nawe utarayitangiranye natwe ni byiza rwose ko wareba uduce twayo twabanje ukabanza watureba kugira ngo uze gusobanukirwa buri kimwe uko iyi nkuru yatangiye. Ibuka gukora share kandi niba iyi nkuru yakuryoheye kugira ngo rwose na bagenzi bawe ibagereho. Barakwereka umusore wacu Vincent bari bamusigiye ibyangombwa bimusohora muri iyi nzu. Nta kindi yagombaga gukora, yagombaga kwitegura akakusanya ibintu bye byose agasohokamo hano. Barakwereka nyuma y'iminsi rwose Vincent bamaze kumuha ibyangombwa bimusohora hano iwabo, yagombaga gusohoka. Iminsi yo gusohoka mu nzu yari igeze. Umusore wacu ngo ni Vincent nawe nta kindi yakoze, yahise apakira utwihuse, apakira utwangombwa twe twari turimo aho. Inzu yari ari mu bwongo bwo ntabwo yari iyawe. Umusore yarasohotse, gusa nawe rwose yari afite ibintu by'amahitamo menshi, yumvaga yabuze icyo akora n'icyo areka. Yaribazaga ati se koko nta famiye yacu nzi naha, ko nta muntu n'umwe ngira muri iki gihugu, ko nta tike mfite y'indege nitsubize hanze aho nize basi njye guhura n'inshuti zanjye, ndaza kubigenzana. Umusore yari yarikuriye, ari umwana wo mu bakire, ntabwo ibintu by'imihangayiko no kubabara yari abimenyereye. Arakwereka arapakiye ibaga ye, arangije araza arasohoka hano hanze atangira guhamagara abantu bose. Bigaragara ko uyu musore wacu Vincent yari ari gushaka umuntu agurisha n'utwo dukeya yari asigaranye kugira ngo nibura abe yabona amafaranga yo kwifashisha. Vincent yakomeje aganirira papa wa Lia, gusa yuko ko na Lia yihishe inyuma ari kumva iby'iyi nkuru ya Vincent. Ati yatangiye kwibaza icyo agiye gukora mu buzima bwe, biramuyobera. Yibaza ukuntu ari buze kubaho papa we adahari, biramucanga kuko nta na rimwe yari yarigeze abaho gutyo. Umusore yarebye hepfo areba ruguru buri icyo akora. Abaturanyi nta muntu n'umwe wari umuzi, ndetse n'agace atuyemo yasaga nk'umuntu mushya, nta muntu n'umwe wari uzi ko ari uwaho ngaho. Vincent kubw'amahirwe yahise abona umuntu agurisha imyenda ndetse n'inkweto yari apakinze aho mu baga. Gusa mu by'ukuri nta kindi kintu yari afite hano cyo kuba yagurisha cyangwa se cyamuha amafaranga mu buryo bworoshye. Umugabo yaramubaje ati none si ibi byose urabigurisha? Ati cyane rwose iyo myenda ndimo kuyigurisha. Umugabo rwose kanyamaboro hano ku muhanda yitegereza imyenda Vincent arimo kugurisha, ari myinshi ihenze kandi ari myiza. Gusa nawe yarabibonaga yuko uyu musore arimo guteza rwose, bigaragara yuko akeneye amafaranga. Nk'umucuruzi namwe murabizi, yagombaga kumuha ayo ashaka. Umucuruzi uri hano yaramubwiye ati rwose ibi ngibi ntabwo ndibuze kukurengereza ibihumbi 3. Ati niyo mafaranga yonyine ndibuze kuguha. Umusore arangije avuga ati se ayo mafaranga kari make? Ati basi shyiraho n'iyi telefoni nibura turebe ko wampa amafaranga agaragara. Umucuruzi uri hano rwose yahise afata na telefone ya iPhone iri aho, arangije akora mu mufuka areba udufaranga dukeya yari afite. Aravuga ati wa musore we rero ibi bintu bya umaye ntabwo biri buze kurenza aya ngaya. Umusore yaravuze ati se gute watinyuka kumpa amafaranga nk'aya ngaya ibihumbi 5 ntabwo unkayemo na telefone koko? Umugabo arangije amubwira ati rero fata aya ngaya niyo mfite, cyangwa se muhe kujya kubigurisha hano ndebe ko hari ahantu uri bubone bagura ibintu byakozeho inama. Ati biraza kugusaba kujya kure yaha rwose.
Umusore yabonye nta kundi yabigenza, inzara yari imaze kumwica, n'iyo minsi yari amaze mu nzu iwabo nta kintu yabonaga ashyira mu kanwa. Arangije rwose akuramo n'utuyinete yari yambaye aravuga ati ''ese utu two ntabwo wadushyiramo ukamamo make?'' Umugabo uraho yaramubwiye ati ''utwo tuzane, ningerayo mbona nzayakuzanira cyangwa se niduhura nzayaguha''. Umusore barakwereka nta kundi yari afite yabigenza, rinete nazo nta kintu zari zimumariye. Ibibazo yari afite yatangiye kwibaza ati ''ese ubu aya mafaranga ko mbona nta n'ikintu ari buze kumarira, atubaye amafaranga yo nayarya icyumweru koko?'' Umusore disi byatangiye kumucanga, murebe kubaho nta kintu na kimwe wizigamye kubera ko utekereza ko iwanyu ari abakire cyangwa se bazahora bakize. Uyu musore yusa hari ikintu yizigamye nibura kiba ubuzima bwe butari kumugora nka gutya. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, umusore yahise asubirayo ngo afunge byose, gusa aratubwira ko amafaranga bamuhaye atigeze ayarya n'iminsi 2 ngo yayariyemo umunsi umwe. Barakwereka haciyeho ibyumweru 4 Denis Vincent wacu rwose hano ibintu byari bimaze gukomera. Ntabwo umuntu wari umuzi yari kumenya ko ari Vincent wa undi wari umusore mwiza wiyogoshesha. Hano Vincent ubwanwa bwari bumaze kumurenga, amaze kuba nk'umusazi. Mwibuke ko ari na gutyo umukobwa wacu Lia yamusanze asa. Barakwereka hano umumabuje yari ari gukorera yagendaga amubwira ati ''ariko se wa musore kubera icyo ugenda gake, ubwo urabona uyu mujyi uzawubamo gutyo koko?'' Umusore nakamubwira ati ''ariko mabuja ndi kukugenda inyuma, ukuri kugenda nanjye niko ndi kugenda, nese uri kugira ngo nkusige?'' Umugore aranje aravuga ati ''ariko se wa musore gute utinyuka ubundi kunsubiza?'' Wumve disi ukuntu umusore bari batangiye kujya bamusuzugura, ariko n'ubundi yari amaze gusa nabi, abayeho nabi, ubona ko yameze ubwanwa, atakiri wa wundi Vincent wo mu bakire. Umugore hano yari yikorera uyu muzigo, yamubwiye ati ''ubundi wewe wakabaye ugenda imbere''. Ati ''se ni njye ukugenda imbere kandi ngende boss wawe?'' Ati ''wewe wakabaye ugenda imbere ukajya umbaza aho tujya rwose, ntabwo nakomeza ngenda nkutegereza''. Ati ''ubundi wewe waje kunsaba aka kazi ugashoboye cyangwa?'' Ati ''rero wa musore reka nkubwiye, ntabwo uzigera ubaho gutyo rwose nukomeza kwigira umunebwe, kandi mbona rwose ubuzima bwawe butanameze neza''. Umusore aravuga ati ''ariko mabuja nakoze uko nshoboye kose, sindimo kugutwaza ibintu byawe neza''. Gusa umugore uri hano nawe wabonaga ko ari kwiyenza. Nuko Vincent ubuzima bwo ku muhanda bwatangiye kumunyuzura, kubaho rwose byari bigitangiye kugorana. Umusore agifite imvugo zo kubaha, ariko nanone agifitemo imvugo z'umuntu w'umusirimu, nk'umuntu rwose wize. Umusore rwose umunyirabuje yaravugaga nawe agasubiza. Umukobwa araje amubwira ati ''ariko ubundi uri muntu ki utinyuka kumvugiramo? Ati aka kazi wagasabye ugakwiye, ati niba utagashoboye shyira ibintu byanjye hano hasi''. Barakwereka Vincent yahise abitereka hasi. Umugore araje amubwira ati ''rero ntugire ikintu mbaza''. Umusore araje avuga ati ''none se nakoreye ubuntu ntabwo uri buze kunyishyura?'' Ati ''reba ahantu hose nkukuye nkwikorereye imizigo, ati ushatse kumbwira ko nakoreye ubuntu?'' Ati ''se uratekereza ndaza kurya iki hanyuma y'iki gihe cyose namaze mutwaje?'' Umugore araje amubaza ati ''harya ubwonko bw'ubundi uri kumva ushaka amafaranga angahe?'' Ati ''hari ahantu hangana gutyo nkuye niho wagasabiye amafaranga koko?'' Umusore araje avuga ati ''ok nta kibazo rero mama makeya ugereranije naho nari kukugeza''. Umugore araje amubwira ati ''hey ok icyo ushaka ni amafaranga make, pfa kuba wabonye amafaranga''. Umusore disi bari batangiye kujya bamusuzugura, yari amaze gusa nabi rwose atagifite uruvugiro. Umugore uri hano nawe yakoze mu mufuka, areba uduceri dukeya dufatika yari abonye, aravuga ati ''wa musore rwose fatira aha ngaha, ndakeka aya mafaranga 200 ntabwo ari bubure icyo akumarira''. Umusore aravuga ati ''gute watinyuka?'' Ati ''ibiceri rwose 200 n'ahantu hose nkukuye koko?'' Umugore aravuga ati ''se ayo mafaranga nayo nayo ushaka nyitwarire?'' Umusore aravuga ati ''mu by'ukuri ayo mafaranga ntabwo nayemera, urimo kumpenda nagutwaje ahantu hanini''. Umugore araje avuga ati ''ariko wa musore we ubanza utazi agaciro k'amafaranga''. Ati ''gute naguha amafaranga nk'aya ngaya ukayanga? Ubundi aya mafaranga nakabaye nayaguhaye, wangejeje ahantu nari kugera, none dore ndi kukwishyura amafaranga yose nta na kimwe cya kabiri nwaje ukayanga''. Ati ''niba utayashaka reka nyakujugunya imbere, ikimbwa yanze n'ubundi ujugunya hireba''. Vincent disi yabonye ntako yabigenza, arangije apfa gufata amafaranga. Uwo mugore nawe yagiye yitonganya avuga ati ''ubundi nka mayibobo ngizi ngizi ziba zaravuye hehe koko?'' Umusore ubuzima bwaramucanze neza neza, abura icyo akora, yitegereza amafaranga bamujugunyiye, ndahanywe n'akazi yari yakoze, ariko aravuga ati nta kundi none se ndayareka kugeza ryari? Ati n'ubundi ntabwo nabona icyo ndya nyaritse. Umusore disi ubuzima bwari bumaze kumukomerera, yicara ku muhanda, abura n'umuntu n'umwe basi wamubona ngamubwire ko amuzi kuko nta muntu n'umwe aho ngaho wari umuzi. Ahangaha niho umukobwa yaje kumusanga. Umusore wacu Vincent umusatsi waramwereyeho ndetse n'ubwanwa,
no kubona amafaranga yo kwiyogoshesha byari bisigaye bigoye. Umusore yakomeje yibaza ati gute koko nzakomeza kubaho muri ubu buzima. Uzi n'uyu dada atarambwiye yuko agiye gupfa ngo nze mu gihugu nze murebe, nibura agapfa ndiyo mu mahanga nkagumayo, sinari kubura uko mbaho, ntabwo ari kimwe n'uko naba ndi hano mu gihugu cyacu. Ubu koko ubuzima nzabubamo nongere mbe umuntu nk'uko nahoze? Ati ibi ngibi bimaze kubirambirwa. Ubu ni Vincent rwose ubuzima bwari bumaze kumucanga, yumvise ayirambiwe neza adagikeneye no kubaho. Gusa nta kindi yari afite yakora, yagombaga gutuza. Barakwereka umusore yakomeje yicaye hano arimo kwitekerezaho, amasaha iyo niko yakomeje yicuma. Barakwereka hano hari za nshuti ze zabaga rwose ziri gushaka ibyuma byo kuba zagurisha, zabaga ziri kubishaka ahantu mu myanda bajugunye. Ubwo Denis yaje guhura nazo atangira gufatanya nazo muri ako kazi. Nibura yari abonye inshuti cyangwa se abo yakita abavandimwe, ba bantu bahuje akababaro ndetse na ba bantu bazajya bahura bari kumwe, ndetse akabona abantu baganira, umunsi ukaba wanira. Abasore bari hano bakomeje bamubwira ati ariko se wa musore we, gute koko waza gukora ibintu nk'ibi ngibi? Ati koko niba ibyo watubwiye hari ibyo wari uwo mu bakire, wari uwo kuri mugabo, gute watinyuka kuba waza? Ariko Vincent we yarabumvaga akicecekera kuko nta kintu na kimwe yari afite yakora. Ubwo ngubwo uko bari baraho, ndetse ni nahangaha filime yacu twatangiriye, niba mubyibuka neza, nahangaha filime yacu yatangiriye umukobwa haza avuga ati muri mwebwe ninde nakishyura nkaba namutwara, igihe abo basore bari bari hano. Za nshuti ebyiri za Vincent zabaga ziri gutongana buri kanya zivuga ati ibiceri magana angahe byanjye wariye? Ati nawe ibiceri byanjye? Ati iki? Babaga rwose bafite ibibazo by'ibiceri byabo, buri umwe ngo yarari ibiceri by'undi. Ndetse nubwo bose baba bishyuzanya hano, nta n'umwe uba ufite amafaranga. Uko bari bari aho ngaho nibwo wa mukobwa Ria nawe yaje kugira ngo abe yagura abe yagura Vincent amutwara ajye kumwereka ababyeyi. Ubwo bakiri muri ayo nibwo rwose Ria yahise aza aravuga ati ndaza kukwishyura amafaranga yose ushaka uze twijyanire. Ubwo byarangiye rwose umusore ameneye ibanga papa wa Ria, amubwira yuko ati n'inkuru nababwiye y'urukundo rwacu mu by'ukuri iriya nkuru nayihimbye pe. Ati ubu ngubu nari ndaha ku bw'ijoro rimwe, nabwo uyu mukobwa wanyu yari yanyishyuye kugira ngo nze hano anyerekane. Disi umusaza yumvishe ibyabaye ku musore. Barakwereka n'umukobwa nawe yari ari aho ngaho inyuma ari kumva inkuru yose y'umusore. Umukobwa Disi yahise amugirira impuhwe, n'umusaza arangije aravuga ati ariko iburetse gatoya hari ikintu numvise neza. Ati wambwiye ko byagenze bite ibintu by'inzu yanyu? Ati rwose inzu yacu umugabo ntibuka amazina ye, ati yaraje arambwira ngo iyi nzira mu madeni ye ko ngomba kuyimuha rwose, kandi yanyerekaga ibipapuro bimwemerera. Rero nta kintu na kimwe nari mfite gukora, iki gihugu nta bintu byinshi nari nyizimo, urumva nagombaga gusohokamo rwose nanaburanye. Ati ariko nanjye byaranangaje kuba papa yaba yari umwe mu bakire bo muri iki gihugu, yamara gupfa nka buri kintu na kimwe nsigarana nkajya kubaho nka marine yo ku muhanda. Umusaza Disi yarabyumvishe, yumva inkuru y'ibyabaye ku musore, yumva amugira agahinda, kandi papa w'uyu musore Vincent niwe rwose wareze, niwe wakijije papa wari uyu nguyu musaza turi kureba hano. Umusore yabaganiriye inkuru ye, bose bari bari aho hanze. Ngo barakwereka hano mu nzu rwose mama wa Ria nawe ari gushaka ibyo abeshya mama wa Denis kugira ngo bataza gushwana. Umusore akakomeza avuga ati ariko se mama, urabona uyu mukobwa yari yatajyanye na cya gisore twabonaga hano? Ati ntabwo bakabaye bamaze uyu mwanya wose batarazi. Mama akamubwira ati mwana wanjye buretse twihangane turebe, twabonye Ria agenda wenyine burari mu cyumba cye, naza kumva rwose atuje ameze neza araza. Bigaragara ko umukire uri hano rwose mama wa Denis adashaka ko umuhungu wababara. Barakwereka muri ako kanya Ria akiza, Denis yahise amusimbukira amubaza ati kwa gakobwa urakiri kuri iki ku buryo nza hano iwanyu warangiza ugahita rwose wirukanka ukajya mu cyumba? Umukobwa akivuga ngo ndekurana se yahise aturuka inyuma avuga ati wa muhungu we w'imbwa vinyuma ku mukobwa wanjye mumujye kure rwose. Ati gute umusore nkawe utinyuka kuba wabwira umukobwa gutyo? Barakwereka mama wa Denis nawe yahise ahagarara, arangije aravuga ati rwose udashaka kumvugira umwana nabi, udashaka kumbwira umuhungu nabi, urabizi rwose ko icyo kintu twagipfa. Disi agahungu kari hano gashyigikiwe na nyina, numbaze ngo bizeye iki? Kakomeje kabwira umukobwa nabi. Umukobwa araje aravuga ati ariko se ntabwo nakwiyamye ngo ndekure. Barakwereka muri ako kanya Vincent nawe yahise aza aravuga ati ariko se wa musore we wavuye kuri uyu mukobwa ko yakwiyamye kenshi? Denis arangije aravuga ati ariko se we wambobo ubundi we wankora iki? We ko nta muntu n'umwe ukuzi no muri iki gihugu. Umusore Vincent yumvisha uburyo agasore kari hano kiyemera, abagakubise ingumi rwose yo mu menyo hafi no kuyakura.
barakwereka mama w'umusore yahise yikanga. Ubwo ni mama wa Denise na papa wa Liya nawe arikanga. Ntumbaze ngo uyu mudamu mama wa Denise amariye iki runo rugo ku buryo bose bari kumutinya. Mama wa Denise yahise avuga ati wa musore we uri ikirwari, uri ikigoryi, nta nubwo uzi ibintu ukoze wowe. Ati ntabwo uzi umuntu ukubise uwo ari we. Bigaragara ko uyu mugore abakangisha amafaranga afite rwose. Na mama wa Liya ndetse na papa wa Liya bose bahise bikanga, baravuga ati noneho katubayeho. Barakwereka rwose uyu mubyeyi uri hano yahise avuga ati wa musore ushobora kuba utazi ibyo ukoze, atariko ibyo ukoze ntabwo ari we wenyine biri buze kugiraho ingaruka. Ati ugatinyuka ugakubita umuhungu wanjye nta n'isoni. Ati ni we muntu wa mbere utinyutse gukora aya makosa. Vincent arangije amubwira ati ariko se ubundi wukiye kuri iki? Ukeka wantwara iki? We nta kintu na kimwe, nta buribwe na bumwe wama nigeze numva. Ese umugore uri hano rwose yatinyuye umusore utajya utinya abantu b'abakire, utajya wubaha abantu b'abakire. Denise rwose kubera ko ari icyana cyo mu batesi, yabayeho neza yatese, yatangiye kugirira mama waramubwira ati mama uzi ko rwose ndi kumva yanga amenyo yanjye arayakuye neza. Mama wa Denise yahise avuga ati wa musore ushobora kuba utazi ibyo ukoze. Bati ndetse nawe papa wa Liya ibi bintu rwose bibereye mu rugo rwanyu, mwese muraza kubyishyura kandi muraza kubyicuza. Umusaza yatangiye kwikanga, ubanza uyu mugore ari wubahatse we. Umugore yahise avuga ati murabizi neza yuko deal zose za business mwazigiraga ari uko mari. Ati murabizi yuko amafaranga yose mwayakoreraga kubera deal zanjye nabaga nabagiriyemo. Ati buri joro umugore wawe yirwa nyinginga ngo muzaduha umukobwa wanyu, ngo muzakora buri kimwe kugira ngo nabarekura mukagwa hasi mugakina. Murabizi yuko mbarekuye rwose ubukene bwahita bubica. Ubwo ni mama wa Denise. Umukobwa nawe yaravuze ati rwose ubu ngubu ntabwo tukiguhangayikiye, ngenda kuze bihagije kandi n'ababyeyi banjye babonye byinshi bihagije. Nka noneho barekure turebe ko bagwa nka gutyo uri kubivuga. Ese ukeka ko umuntu ashobora kwigira Imana akigira nkaho hari abantu yaremyera? Mama wa Denise rwose uri hano w'umukire uzi ko nta muntu n'umwe wajya kumuvugiramo yahise yikanga. Umukobwa arangije aravuga ati aka gasore kawe kamabwa kirwa kigira ngo mwakazamuye mu ntera, nibyo bituma kumva kabaye akantu k'akagabo ku buryo kumva kakihereza uburenganzira ku bantu bose. Barakwereka muri ako kanya rwose papa wa Liya yahise amufataho mu buryo bwo kumubuza ati mwana wanjye rwose, ati mbabarira uceceka abo bantu ntabwo ari abo kubwira gutyo. Umusore yahise ahaguruka arabwira umukobwa ati wa mukobwa we niwe watinyuka kuvuga gutyo? Gusa umusore noneho Denise yari ari kuvuga rwose ubona ko afite ubwoba, ari gutinya igisore ngo ni Vincent yabonye hano, kuko cyabonye nta mikino rwose nta n'amagambo menshi kigira. Umukobwa arangije asubiza Denise ati none se ubundi mwe mukeka muri iki ku buryo buri gihe muza mukanga abantu mwumva ko ubuzima bwabo mu bufite? Ati wa musore rwose ngiye nabonye utabasha kunyitaho, nagombaga kukurekura rero ngiye ngakomeza ubuzima bwanjye. Ntabwo nagombaga kuguma niruka inyuma y'amafaranga yanyu mukomeza mukangisha, kandi amafaranga ni ibintu bishakwa bikageraho bikanashira. Mama wa Denise arangije aravuga ati wa mukobwa niwe utinyuka kuvuga gutyo? Atari kureka uvuge gutyo, ntabwo uzi ibyo uri kuvuga, nta nubwo uzi icyo turi cyo ku muryango wawe. Ati ndabizi neza ko ibyo ndi kuvuga papa wawe ndetse na mama wawe barimo kubyumva neza kandi barabisobanukiwe. Umukobwa nawe akitegereza papa we agashaka kumubaza ati se papa ibintu uyu mugore ari kuvuga koko nibyo? Ariko wareba umusaza rwose ukabona nawe afite ubwoba, ubanza uyu mugore ari wubagize koko nk'uko ari kubivuga. Mama wa Denise arangije aravuga ati ushobora kuba mutazi ibyo mwakinye nabyo. Ati yaba iyi nzu murimo, imodoka mutunze, buri kimwe cyose mufite, ati nshobora kukibambura mugasigarana zeru mwebwe. Ati mushobora kuba mutazi rwose umuntu mwakinishije. Ati usibye ko byose ari ukwirengagiza, ati mwibagiwe aho mwavuye, mwibagiwe n'umuntu wabagize uwo muri we. Ati ngenda basezeranya ko guhera uyu munsi imbaraga zose nakoresheje kugira ngo mugire ibi bintu, ati ndaza no kuzazikoresha kugira ngo rwose mube mwabibura musigarane zeru. Umusaza akibaza ati ariko si ibi ngibi yari kuvuga ni ibiki? Gusa mama w'umukobwa hano yagize ubwoba rwose byamurenze, ari gutekereza uburyo ki bagiye gukina, akumva rwose arwaye nk'umutima. Ati wa mugore we wowe ni ibi ngibi wampamagariye kugira ngo nze hano? Umusore yatangiye kwibaza ati se mana yanjye, famiye y'abandi naba ngiye kuyikinisha, naba ngiye kuyiteza ibibazo bitewe n'igipfunsi kimwe nk'ubise uyu musore? Gusa umugore akomeza ababwira ati rwose ibintu munkoreye, ati birambabaje cyane, ati muranengushye ntabwo nakeka ko ari mwe mwakora ibi bintu. Ati rwose mumaze gukira, musige murya neza, mubayeho neza, mutangiye kumva nta kintu nyimaze imbere yanyu. Ati ati reka turaza kubireba. Ati ndaza gukoresha imbaraga zose mfite, ndaza gukoresha uko nshoboye kose, mbe nabasubiza hasi nk'uko nahabakuye.
Barakwereka muri ako kanya uko mama wa Dennis yavugaga ayo magambo yose rwose byari bimaze kurambira papa wa Liya, atangira kumva byabaye agasuzuguro mu rugo rwe, ndetse yari yacecetse by'umwanya munini yumva yanabatinya. Arangije aravuga ati oke, ibyo mwavuze byose birahagije, noneho ndavuze ngo mwese, yaba wowe Dennis ndetse na mama wawe, mwese mbare kabiri, mwese mwansohokeye mu rugo vuba. Umusaza hano yahise arakara, aravuga ati ayo magambo ntiwongere kuyavugira mu rugo rwanjye, ati mbare kabiri mwansohokeye mu rugo. Umugore arangije aravuga ati ni wowe watinyuka kuvuga gutyo? Ati gute watinyuka kuvuga amagambo nk'ayo? Umugabo arangije aravuga ati ndavuze ngo nsohokera mu rugo, uru ni urugo rwanjye kandi ninjye utegeka ibiberamo. Ati ntihagire n'ijambo na rimwe wongera kurenzaho mu gihe ukiri hano mu rugo rwanjye. Ati nari nakwihanganiye rwose nacecetse cyane. Umusore nawe yagize ubwoba ndetse arikanga. Babonye umugabo rwose wari wacecetse we yabubashye, bumva bo yabubashye kubera ko we nibura ashobora kubaza icyo bari cyo. Umugore arangije avuga ati oke, reka tugusohokere mu nzu yawe, gusa nta n'icyumweru kiri buze guca amarega. Ati ingaruka z'ibyo mukoze muraza kuzibona. Uyu mugore uri hano koko bigaragara yuko amafaranga menshi muri uru rugo bakoresha, ndetse uyu mugore bigaragara yuko ari umuntu rwose ubashoramo amafaranga, ari umu business woman ukomeye cyane. Umugore yahise abwira umusore we ati ahangaha twigendere mwana wanjye. Ati mwese uko muri hano mwese, ati nawe wa musore utavuyemo, ati ingaruka z'ibyo mwakoze zizabageraho. Umusaza Disi hano yasigaye yari stress, afite umujinya mwinshi cyane, yibaza ibibaye. Guhomba umuntu nk'uriya mwakuranaga rwose wagukoreraga deal zikomeye nka ziriya. Dore n'umugore hano yasigaye afite ubwoba. Abagore bo murabizi ko rwose ari bo bambere. Umusaza yaravuze ati ibi ngibi byagombaga kuba, ati nibamvire mu rugo. Ati nari ndambiwe iki gitutu pe. Umukobwa ariko nawe yahise agira ubwoba, yumva ababyeyi be ashobora kuba bashyize muri situation itari nziza. Gusa umusore we Disi yari yifitiye ibibazo bye n'ubundi ku ruhande rwe, ibyo ngibyo yagombaga kubireba gutya akabyihorera. Umusaza hano yasigaye afite ubwoba, avuga ati ibi byose nagombaga kubikora. Ati nari ndambiwe ibi byose pe. Ati nari ndambiwe ibi byose mu by'ukuri nagombaga kubikora. Gusa ubona ko umusaza nawe afite ubwoba. Umugore we yaramwitegereje aravuga ati mugabo wanjye koko biraza kugenda bite nitudakomeza kubona deal zuriya mugore? Kubizi ko muri business hari umuntu wari utugize. Ese hano mama wa Liya ndetse na papa wa Liya ubona ko nabi ibintu rwose byari bitangiye kubakomerera, bitewe n'uko umukobwa wabo Liya yanze Dennis umwana wo mu bakire, ndetse nabo bikarangira bamushyigikiye bitewe n'uyu musore Vincent bari babonye. Umusaza aravuze ati ndumva umutwe uri kundya mu by'ukuri, mwe mundetse mu makanya nitekerezeho. Umukobwa araje aramwegera avuga ati papa ndakwinginze rwose umbabarire pe. Umugore nawe akomeza amubaza ati mugabo wanjye ko bizi ko bari abantu rwose aribo bari batugize muri business, ati turaza kubaho gute koko? Aturabizi yuko buri deal zose twakoraga, buri mafaranga yose twinjizaga babaga babigizemo uruhare. Ati none ubu ngubu natwe koko tugiye gukina? Umukobwa nawe yakumva ibintu mama ari kuvuga, akegera papa akamubwira ati papa ndakwinginze rwose umbabarire, ntago naje hano ngamije ko ibi byose biba. Ubu barakwereka Vincent nawe yabonye ibyifamiye ndetse no kuburyo babanye n'ira famiye yo kwa Dennis atabyivangamo. Aravuga ati reka niyicarira hano, ubundi we yari yifitiye ibibazo bye bitandukanye n'ibyaba bose. N'uwavugaga ngo agiye kumufasha arabona hano amurusha ibibazo rwose, nawe ibibazo bitamworoheye. Umugore nawe yari afite ubwoba mama wa Liya, yibaza uburyo bagiye kubaho. Gusa papa wa Liya we agakomeza avuga ati ibingibi nagombaga kubikora. Ati nari ndambiye igitutu cy'umuntu uwo ari we wese. Ati ngomba kubaho nanjye nigize, ati n'ubundi nta mugabo ubayeho ahabwa amategeko n'abagore. Ati ibingibi niyo mpamvu rero cyagombaga kubaho. Bigaragara ko rwose mama wa Dennis yarakoruneje papa wa Liya uyu nguyu, bitewe n'izo deal hajya mukinira muri business. Papa wa Liya yakomeza abwira umukobwa ati mwana wanjye nta mpamvu yuko nsaba imbabazi, ati bindekere ibingibi ndaza kubikemura ku giti cyanjye. Barakwereka muri ako kanya umusaza yahise avuga ati ariko uzi n'ikindi mwe muritse. Umukobwa ahita ahaguruka. Umusaza arangije avuga ati nibutse ikintu kimwe, ati rwose kuva uwankoreshaga cyangwa se uwangiza uwundi we yapfa, ati nta hererekanwa ryigeze ribaho ku mitungo ry'umuntu yayisigiye. Ati ndetse natwe ntabwo tuzi neza umuntu yari yarasigiye imitungo ye. Ati nahoraga nibaza umuntu uriya musaza yaba yarasigiye imitungo ye nkamubura. Ati nakomeje no kwibaza impamvu papa wa Dennis yabaye umukire agakomeza akaba umukire bigeze aha ngaha, ndetse imigabane myinshi yari iri muri kampani yacu akayigura. Sinatekereza ahantu amafaranga yaba yarayakuye, ariko nekereje burya ahantu amafaranga ya papa wawe yaba yaragiye, ndetse uburyo ugomba no kugaruzamo amafaranga yawe.
urebe ukuntu ibintu bizenguruka. Denise uyu nguyu uvuye hano na mama we, bivuze ngo amafaranga nabo biratana ntabwo ari ayabo rwose, ni aya papa w'uyu musore wapfuye. Umusaza aranje amubwira tugomba kubikurikirana buri giceri cyose, no kugera ku giceri cy'ijana bya papa we yasize ukabishyira mu maboko yawe kandi ukabiyobora. Umugore we yahise yikanga. Umusore aranje aravuga ati ibyo bintu se kuko birashoboka? Ati ni ukuvuga ngo hari amafaranga papa yaba yaransigiye nkaba narigeze nyabona, cyangwa se hakaba hari umuntu runaka ubyihishe inyuma y'imitungo ya data? Umusore aranje aravuga ati no, ibi bintu ntibyashoboka, iki gihe cyose nkaba narabayeho gutya hari ibintu data yansigiye. Umugabo aranje aramubwira ati rwose ngiye ibyo ndi kukubwira nta gihamya cya nyacyo mbifitiye, ariko ndabizi ko ari byo. Umusore aravuga ati nta muntu n'umwe nigeze mbona umbwira ko hari ibintu bansigiye. Ati nanjye nibura numvaga yuko hari umuntu papa yasize avugishije uzampereza buri kimwe, kandi koko wibuke ko papa w'uyu musore ajya gupfa yavugishije papa wa Denise, ariko papa wa Denise ntabwo yashakaga kumwumva. Umusaza aranje aramubwira ati ubu ngubu nta mpamvu yo guhangayika, nabo ahubwo reka ari njye ubashyira hasi niba batekerezaga yuko banshyiraga hasi, kandi ikindi nawe ndaza kuba nkufashirijemo, ni ukuvuga ngo ngewe rwose nta kintu na kimwe mfite cyo kumpangayikisha. Ati ngiye gukora ibintu bibiri icyarimwe kandi ndaba ndi gukora ibintu nkunze. Umusaza atangiye kubwira uyu musore uburyo ki agiye kumusubizamo ibintu bye. Umusaza aranje aramubwira ati rwose papa ubundi yagiraga umuntu ukurikirana imitungo ye, sinzi ahantu bamushyize ndetse sinzi n'ikintu bamuhaye, ngiye kuguha aderese ze ujye kumushaka, ubundi uraza kubikurikirana. Niba rwose uri umusore uhugukiye ndetse wanize, uraza kuza ndakeka uraza kuzuma igisubizo cyiza. Ati kandi ugomba gukurikirana guhera kuri buri giceri. Ati ntihagire igiceri na kimwe papa yabasigiye nawe ubarekera. Umusore yarabyumvishe rwose, n'ubukene yari afite yari asigaye ari marine yo ku muhanda rwose yarabyumvishe, nawe aravuga ati ibi bintu se bishoboka bite? Ati cyangwa ibi bintu uyu musaza ari kubikora kubera ko uriya mugore amurakaje gusa niyo mpamvu ari kubikora? Ku musore yari ari gutekereza, gusa umukobwa nawe yahise yishima, yumvishe rwose buryo ki umusore yikundiye ari n'umukire ndetse bagiye kumufasha akagaruza n'imitungo ye. Ubwo na mama we Disi yahise agarura agatima, yumvise ko nibura agiye kubona amafaranga batari buze gukomeza bateze rwose kuriya mugore mama wa Denise. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, haciye iminsi rwose umusore ari kubyirukankamo ngo abone amafaranga ye. Yari yagarutse rwose hano kureba umukobwa, kandi nyamara mu byibuke ntabwo bakundanaga, ndetse ririya ryari nijoro rya nyuma bari bahuye. Barakwereka ariko umusore yahise agaruka hano kureba umukobwa. Barangije baravuga ati mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko ibi bintu byagera ahangaha pe. Umukobwa arangije amubaza ati none se ko wagarutse kundeba kandi ryari ijoro rya nyuma? Umusore arangije aramubwira ati mu by'ukuri ubwo nari ndi kwirukanka muri iyi minsi nibwo naje kumenya ko ngukunda, kuko nari nkumbuye rwose kukubona umpangayikiye pe. Umukobwa Disi yatangiye guseka atangira kwishimamo. Umukobwa arangije aramubwira ati nibura ubu ngubu nanjye meze neza ndetse ndanishimye, kandi nshimishijwe nuko utakiri wa musore buri wese yakishyura uko yiboneye. Umusore arangije avuga ati cyane rwose nanjye ndishimye, ubu ngubu n'ababakangaga ibyabo bisa nk'ibyarangiye, kuko ugereranije amafaranga yacu ubwacu dufite ate akubya yaba inshuro zirenga 5. Umukobwa aravuga ati ati amafaranga yacu dufite? Ati se amafaranga yacu dufite ngewe nande? Aturabizi ariko ko nari nakwishyuye Vincent, turabizi rwose ko tudakundana. Aturabizi neza yuko njye nawe nta gihe twigeze tugira cyo guteretana. Ati ibi byose nari nabikoze kugira ngo nemeze ababyeyi banjye. Umusore ariyumvira yumva ukuntu umukobwa ari kumubwira, gusa umusore nawe arabizi rwose ko umukobwa ari kwijijisha ndetse amukunda. Umusore arangije aramwitegereza aravuga ati ubu ngubu maze kubona rwose ko nabasha kubaho nafite ya mafaranga yawe wajya gumereza kugira ngo mbe nabaho. Bivuze ngo Disi umusore yari ari kubwira umukobwa yuko ashaka ko bakomeza bibanira, ngo azajya akomeza amwishyure buri gihe. Umukobwa Disi yahise avuga ati mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu nabyizera, ntabwo nakizera ko ari we uri kuvuga ayo magambo. Ati noneho rero vaye tugende tujye kureba ababyeyi tubabwire buri kimwe uko kimeze. Barakwereka umusore rwose yajyanye n'umukobwa, ariko nanone wibuke ko ntago ahantu umukobwa aba ndetse n'aho ababyeyi be baba hegeranye. Umusore rwose yagombaga kugaruka kuza kureba papa wariya akamushimira, akamubwira buryo ki yamugiriye neza. Umusore yaraje amubwira ati mu by'ukuri ubwo wabimbwiraga naketse kuri kubivuga kubera umujinya mama wa Denise yari aguteye. Umusaza arangije avuga ati sibyo uri kuvugana kandi ni ibiki? Ati ushatse kumbwira se ko byakunze? Ati cyane rwose byarakunze, imitungo yose ya papa narayisubiranye.
Umugabo arangije aravuga ati mu by'ukuri niba hari ikintu kinshimishije ati ni icyo ngicyo, ati kora ahangaha sha, ati ubu noneho uri umuntu w'umugabo, ati nibura ndakeka aho papa wawe ari arakwishimiye, ndetse ubu ngubu nanjye noneho turiyunze kubw'igihe cyose nigeze mugeraho ubwo nagombaga kumusura. Umusore arangije aramubwira ati mu by'ukuri ndagushimira pe. Umugabo nawe aramubwira ati mu by'ukuri ubu ngubu noneho nibwo nemeye ko nanjye najya nakora ikintu cya nyacyo mu buzima bwanjye, ndetse papa we mwituye ikintu cya nyacyo. Umusore nawe arangije aravuga ati mu by'ukuri ndagushimiye, kandi ndabizi naho na papa ari ubu ngubu arimo kugushimira kuko uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwe, ndetse nawe uhinduye ubuzima bwe nk'uko nawe yahinduye ubuzima bwawe. Umusaza uri hano rwose yumvisha uburyo ki umusore ari kuvuga, yari yarikundiye umusore kuko papa w'umusore yari yaramufashe neza. Namwe rwose mujye mureba ko ugira neza nawe neza ukayisanga imbere. Umusore yakomeje amubwira ati ubu ngubu rwose meze neza nta kibazo mfite, ati ndetse uwo mugabo rwose papa yasigize abwiye buri kimwe, yaje kunyereka rwose abantu ngomba gukorana nabo, abo nakizera n'abo nakizera bose ubu ndabazi. Ngo ni umugabo wafashije nde Vincent kuba yagaruza imitungo ya papa we. Papa wari yarangije aramubwira ati rwose mu by'ukuri njyewe buriya nubwo nabikubwiraga nari ndi kubikeka, ntabwo nari mbyizeye, ati ariko numvaga ko imitungo papa yari afite ntabwo yagombaga kugenda ngo yose ibure burundu abure n'ikintu na kimwe kuko asigarana, ati ibyo bintu ntabwo byari gushoboka pe. Umusaza yaravuze ati wa musore mu by'ukuri newe ishema nawe, kandi ndakeka ahubwo wowe tuzakorana kurenza uko nigeze nkorana na papa wawe. Umusore nawe yaramubwiye ati rwose ndabashimiye murakoze. Ngo barakwereka muri ako kanya umusore rwose yagombaga gutaha, umukobwa nawe yari yaragarutse iwabo, ndetse umukobwa Ariya nawe yagombaga guherekeza umusore kuko bari bamaze kwikundanira, bamaze kuba rwose couple ndetse yishimiye cyane. Barakwereka umukobwa yari aherekeje umusore mu ijoro atashye. Umusore arangije aramubwira ati mu by'ukuri ni we muntu w'ingenzi nigeze ngira mu buzima bwanjye ndetse no mu bantu bose nagize hanze. Ariya nawe arangije aramubwira ati se cyane ubwo shiri aho ngaho ntiwaba uri kumbeshya rwose urimo kunakagiza. Umusore arangije aramubwira ati reba, ati iyo naza kukubona cyangwa se iyo utaza ngo ngure nka kwa kundi njya mbyita ko wangoze, ati ntabwo ubu ngubu mba ndi hano, ndetse ntabwo mba narabonye ahazaza hanjye heza, ariko ubu ngubu reba nanjye ndi umugabo wibashije ushoboye gukora buri kimwe. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko se nta mpamvu y'uko umbwira ibyo bintu byose, ati biri kumbangamira kuba uri kunshimira, ati shaka ibindi bintu umbwira, tuyobeye ko ari njye wakuguze ngomba kugutegeka ibyo ukora. Umusore disi arangije araseka, yumvaga umukobwa hano nawe arimo gutebya. Umukobwa arangije yitegereza umusore, ndetse n'umusore aramwitegereza ubona ko ari couple yishimye. Ari n'aha ngaha inkuru yacu rwose twatangiye isoreje. Wowe utararebye agace ka mbere, aka kabiri ndetse n'aka gatatu, reba rwose kuri iyi channel turiho uturebe. Ngo ni aha ngaha urukundo rwa Ariya ndetse na Vincent rwatangiriye. Nimukenera ibindi bice nabwo muzatubwire tuyibazanire. Bye bye, turabakunda cyane, reka duhure mu zindi nkuru zikurikira, kandi twizere yuko mwakanze subscribe. Umusore wacu nawe yahise yibwira umukobwa ati fata ngaho nkutware, n'ubundi papa wawe yamaze kukuma.